Muri iyi video ngiye kwereka ko uzajya winjiza amafaranga agera ku 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda nta gishoro na gito wigeze utanga. Ikiza cy'iyi porogaramu rero nuko ubikuriza kuri MTN cyangwa se Airtel mu gihe uherereye hano mu Rwanda. Muri iyi video ngiye kwereka uko biyandikisha, uko bakorera amafaranga ndetse nuko babikuza. Urafungura telefone yawe ubundi ugiye muri Google Play Store ahantu downloadingira application. Wandicemo Jimmy urandikamo Jimmy Rush. Iri jambo urandikamo Jimmy Rush muri Play Store yawe ubundi searching. Application iyi ngiyi rero iyi yitwa Jimmy Rush Play to earn reward. Niyo urakandaho ubundi uze uyidownloading. Uje muri review urabona ko ni application ufite amastar menshi cyane. Urabona ko buri wese ari kuvuga ko ari application nziza cyane. Ngo kubikuriza kuri gift card biroroha cyane. Urabona ko ngo ni nice application. Wowe urazi downloading rero singiye kwereka ko ba downloading application ngira ngo urabizi, niba utabizi uranyandikira ngufashe. Numara kuyidownloadinga urakanda kuri open nyine uyifungure, ugeremo imbere. Numara kugeramo imbere barakwereka izi announcement nyine kugira ngo ugende ubisoma. Wowe urakanda kuri agree ubundi utegerezeho gake cyane bitewe nyine na connection. Bari kubereka ko buri munyamuryango wese agomba kugira account imwe, nta VPN yemewe muri iyi platform. Byose kabisa bari kwereka ko mu Rwanda bafitemo Telegram channel. Twe turakanda hanga kuri agree and continue ubundi tugiye kwiyandikisha nyine muri iyi platform. Byose kabisa ugende ubikurikirana neza cyane kugira ngo atagira na kamwe kaza kugucika. Ntabwo nshaka nyine ko video izakuza gutinda cyane. Uhitamo email yawe, muri email ufite uhitamo email imwe ubundi ukiyandikisha. Ahangaha iyo ugeze ahangaha bakubaza imyaka yawe ufite, ushyiramo imyaka nyine ufite ubundi ugakanda ahangaha kuri gender ugahitamo igitsina cyawe, ni male nyine ni buri umugabo, ni female niba uri umugore. Ubundi ugakanda kuri continue ugategereza ukagiramo imbere. Urabona ko maze kugiramo imbere, maze kugiramo imbere muri platform. Nuko muri make biyandikisha noneho uko ikintu cya mbere ukora iyo ugezemo hano kugira ngo utangire winjiza amafaranga ni icyo ngiye kwereka, uko claiminga bonus z'ama coin 300. Ubwo ama coin 300 wenda ni nk'amafaranga twageranye hafi 50 y'amafaranga y'u Rwanda. Ukimara kwiyandikishamo yawe welcome bonus ukanda ahangaha ku gakombe ahirya ubundi ukamanuka hasi hayera ukaza ahangaha handitsemo refill. Ahangaha refill ubundi ugafata iyi code, uraza kwandikamo iyi code ubona kuri ekara yawe ni wa F8CRD. Niyo uraza kwandikamo, niyo tugiye kwandikamo wa F8CRD. Nitumara kuyandikamo turakanda ahangaha handitse submit nyine submitting. Bahita baduhereza zira coin 300 za welcome bonus nyine bahita baguhereza. Urabona ko byabaye successful. Bahita baguhereza coin 500 nibeshye. Ubundi ugatangira gukoreraho izindi. Gukorera izindi coin rero nuko nguko ugiye kubikora. Iyo umaze guclaiminga izingi 500 wamaze kwandikamo iyi referral code nyine y'umuntu wagutumiye, bita ujya gukorera amafaranga. Dutangira kureba video uraza ugakanda ahangaha handitse video. Ahangaha ngira ngo uri kuhabona. Ukareba agashuti kamara igihe gito cyane bya hatari, kamara amasegonda nka 30. Tugategereza nyine kakarangira. Wibuke twari dufiteho ko ni 500 ariko zigiye nyine guhita ziyongera kuko hari video turebye. Ni application nziza cyane rero ikwishyurira kureba video ndetse no kugenda usubiza ibibazo nkuko nabivuze tugitangira, ndetse no playing game. Iyo umaze kureba iyi ads urategereza nyine hakaza gakubo ko kuyikuraho. Urabona ko ikuyeho, itegereza no hejuru urabona ko hahise hajyaho coin 20 z'uko ndebye video. Ninongera kureba indi video zirahita ziba coin 40. Urabona ko kwinjiza amafaranga muri iyi platform ni ibintu byoroshye cyane kandi ikiza nkuko nabivuze. Mu gihe uherereye hano mu Rwanda ubikoreza kuri Airtel Money
cyangwa se MTN Money. Mu gihe uri mu Burundi sinzi kabisa nimba Rimikashi ikora, ariko nawe nyine waza kugerageza ukareba ko Rimikashi aho ngaho mu Burundi ikora neza. Okay, ndabona ni shoti irangiye, turategereza haze agakubara hejuru bikozinga nyine. Okay, itegereza hano hejuru agiye guhita yiyongera amacoin mfiteho, agiye guhita aba 540. Okay, iyo urangije ibi ngibi ujya playinga game, kabisa urabanza ukemeza ibi ngibi bagenda bakwereka kugira ngo wemeze izi notification. Urabona ko yayisaba 540, ubundi ubu ahangaho ugiye gukina game naho ugatangira nyine kwinjiza amafaranga muri iyi platform. Ya gukina game rero uraza ugahitamo imwe muri application ushakamo hano, ukayidownloadinga ukayikoresha byibuze iminota 3. Shatse kuvuga ko niduhitamo iyi ngiyi ya nyuma wenda, reka duhitemo iyi ngiyi yitwa Magic Money, dukande kuri play, dukanda nganditse play, cyangwa se duhitemo ifitemo amafaranga menshi. Iyi ngiyi ifitemo izi coin 400, turakanda hanga kuri play, dukanda ngaha handitse play nyine dusirezeho application ibanze itujyane kuri Play Store. Ni kugeza kuri Play Store uhita downloading application, kwidownloadinga byonyine ukayikoresha iminota 3 bahita baguhereza nyine amafaranga. Kugira ngo video idatinda ngiye kwidownloadinga mpagaritse application yomaze kwidownloadinga nyine igezemo, nari nahagaritse video kugira ngo bitaza gutinda. Uhita uyifungura ukayikoresha byibuze iminota 3, igera kuri 3 yonyine amafaranga yawe akaba amaze kujyaho. Urayifungura ukayikoresha igihe kingana n'iminota 3. None iyo minota 3 yimaze gushira usubira kuri platform ugasanga amacoin yahise wibuke twari dufiteho amacoin 540, none duhise tugera amacoin 940, kandi wibuke dutangiriye kuri 0, none mu gihe cy'iminota mike cyane duhise tugera izi coin. Sasa iyo umaze gukoreramo amafaranga muri iyi platform, ikiba gikurikiyeho no kubikuza. Urabizi ko nawe iyo umaze gukora ikiba gikurikiyeho no guhembwa. Kubikuza rero tudatsinze urakanda ahangaha none ku gakombe ibumoso bwa telefone yawe, ubundi uze ahangaha hasi hahera handitse mobile recharge, hejuru ushyiremo nomero za telefone, uzandikemo neza nyine nomero ukoresha 792502 ushyiramo nomero zawe neza ukareba niba arizo, ubundi ugahita ukanda kuri check. Ubundi bagahita bareba nyine nimba izo nomero ari MTN cyangwa se Airtel. Okay, iyo bamaze kuzibona rero bahita bakwereka ko coin 900 ari amafaranga 110. Wibuke video ndizera ko itamaze iminota 10 iyi video nkoze, nubwo nyine nagiye nkora ubuce, ariko muri iyo minota amaze gukoreramo coin zigera muri 940. Bishatse ko maze gukoreramo amafaranga agera mu 110 y'amafaranga y'u Rwanda. Urakanda kuri trace and item, ubundi uhitemo nyine 110 cyangwa se ari hejuru yayo nimba ari ufite, ukande kuri top up. Okay, barahita bakwereka ko nomero ari zingizi, wongere uzi checking neza. Ubundi bakwereka ahangaha coin 900 ko zingana n'110. Yes, uhita ukanda kuri agree, ubundi bakwereka ko biri muri working. Dutegerezeho amafaranga abanze atugereho. Yes, igihe dutegereje ko atugeraho rero nakubwira ngo kora subscribe. Boom, amafaranga yabaye successful, na hejuru amafaranga ahita angeraho. Urabona ko kuri sim card yanjye ahise angeraho amafaranga 110 aka kanya nyine ku itariki 8 z'ukwezi kwa 5. Nangaha ninsubiraho urabona ko hasigayeho coin 40 yonyine. Urabona ko ni platform ikora neza cyane rero. Nkuko wabibonye nta gishoro n'igito dusabwa. Hari n'izindi cyano zigiye zirimo nko gusubiza ibibazo ndetse n'ibindi byinshi birimo hano. Ikiza rero nibi bya research nyine bino gusubiza ibibazo bikwerekeyeho, bakakubwira ngo ngahi wanyu ngo nuburere bungana gute, kugira ngo nyine bamenye amakuru yerekeye mu gihugu cyanyu. Bitabagoye cyane, bitabagoye, ariko nyine ni ibibazo byoroshye, ntabwo ari ibibazo bya politike baba bari kubaza. Harimo n'izindi future nyine nkuko gukina game twe twakoze ebyiri, kureba video ndetse no kudownloadinga izi application nyine ukayikoresha iminota 3
ugahita ubona amafaranga. Ciao ciao naho utaha rero, naho mu zindi video zanjye z'ubutaha. Nimba uri mushya kuri iyi channel nkwibutsa gukanda subscribe nyabuneka. Ciao ciao.